ikaze mu kiganiro no lie aho dukubitira ikinyoma hakubuye amakuru yacu yatariho ivumbi tuyahere ku munyamakuru Ariana mu kazi kose amere nabi FPR rero ku rugero utabona ambasade y'u Rwanda muri Amerika ntacyo yabikoraho mu ijwi rya Rutora Simwe ati Ariana rwose ubwo subunyamwuga ahubwo ni propaganda uri kuziteza Amerika. Ukwiye kugira umwuga rero kuko u Rwanda rwiyemeje gushyira mu bikorwa amasezerano rwasinyanye na Kongo tuzayubahiriza. Hagati aho n'igihe muri Uvira u Rwanda rwicaga amasezerano icyo kintu cyararukurikiranye cyane muri diplomasi induru ziravuga ngayo nguko abanyarwandakazi ba Kongo mandi namwe barundi twibutse ko Ariana yari umunyamerika akaba n'umu Angola no munyamakuru wakoze muri televiziyo ya Angola. Ariana rero afite access ni umunyamakuru muri Afrika wenyine ufite ikarita imwinjiza muri White House kwa President Trump, niwe munyamakuru wenyine uhagarariye Afrika. Uyu rero rwose ikibazo cya Kongo n'u Rwanda yakigize icye ku buryo rwose aho ari hose Kongo u Rwanda mu kibazo ibyo byo kubanga itangazamakuru ngo ryigenga ibyo rwose nanjye nabyemeza ko Ariana ibyo atabirimo arashaka ibihano bifatira u Rwanda kubera kwica amategeko ya Washington Peace Accord yasinywe na Perezida Kagame ndetse na Perezida Kisekedi. Hari kandi abaje abatanga buhamya harimo Perezida Neva w'u Burundi, William Ruto wa Kenya ndetse Vice President wa Uganda ndetse hari wa Tanzania niwe nigeze mbona banza hari na African Union yari hari. Ariana rero uyu rwose ntago yoroshye bamwita Ariana Veras. Uyu munsi rero rwose byarakangara tete muri Washington diplomasi ya Kisekedi rakubita imeze nabi cyane. Uhakana ubwenge bw'urukwavu ni hakana ko nzi kwiruka abanyarwandakazi mwibutse ko icyo ari ikiganiro no lie nta kinyoma muri politike tuzajya dukoresha. Iri ni ryo tangazamakuru ryigenga ryonyine utakura handi usibye hano kuri no lie talk show. No lie bivuga nta kinyoma rwose. Dukomeza amakuru yacu rero tuve kuri Ariana, ariko tukiri muri aya makuru ntabwo twava Washington tutababwiye ko uyu munsi Perezida Kisekedi yagiye guhura n'abashinzwe ububanyi n'amahanga, abasenateri n'abadepite. Ishami rya Sena nyine rishinzwe ububanyi n'amahanga nibyo rifata imyanzuro yose muri Presidence. Perezida yahuye n'umuyobozi wabo rero. Uyu munyamakuru n'ubundi arongera yikubitamo Ariana Veras arongera yikubitamo arabaza ati baramubwira bati ibihano rwose hafi aho biri ibintu nidanje abanyarwandakazi y'ukurikiranye politike ringa rimwe irasetsa ubundi kababaza by'umwihariko yajemo ubwicanyi n'intambara. Ngaha hano rero tuganira mu bwisanzure. Kisekedi yahuye n'aba basenateri ndetse ahura na Marco Rubio akaba ari we Secretary of State cyangwa ushinzwe ububanyi n'amahanga bwose bwa Amerika, nawe yavuze ko ibihano biri mu nzira. Ngayo nguko Kisekedi Washington kandi yavuguruje cya kinyoma u Rwanda ndetse na M23 akunda kumushyiraho ngo ahohotera abatutsi. Yahuye n'abanyamurenge rero yahuye n'abanyamurenge bo muri Amerika benshi cyane. Ikinyoma cyo gikwito hakubuye cyo kuvuga ngo kizingoma Kisekedi rwanya abatutsi kandi muri guverinoma barimo bantu bagiye bavuga neza ko hariya rwose ari ikibazo cy'ubujura bw'amabuye y'agaciro nayo by'abatutsi byo kubarengera ni ikindi kibazo. Ibyo hari abantu babyanga ariko nanjye simbyemera pe nemera ko hari izindi mpamvu wenda z'umutekano zizakumvikana gake, ariko ibyo kwanga ubwoko bw'abahoterwa jamais icyo ni ikinyoma. Ngayo nguko ibya Kongo rero rwose nagatereza amara twabitindaho n'u Rwanda. Gusa icyo nzi rwose nubwo amakuru atari ivumbi mfite nuko ibihano bigomba kugera ku Rwanda uko byagenda kose, keretse nibarambarara akavuga ati rwose mutubabarire dukwiye ingabo muri Kongo dore ibintu byagenze gutya nituzongera. Ikibazo gikemutse burundu na Amerika yifatiye mu minwe Kongo, ntabwo bapfa kuvogera Kongo. Rero ubu ibintu byarahindutse, turi mu kinyejana kindi
umwaka ni 2026, imyaka 32 yose intambara yo muri 1994 irangiye. Ibyo rero ntabwo yakomeza kuzana ngo umutekano abantu bamaze kurambirwa, bamaze kurambirwa. Ikibazo cya FDLR n'ahandi gikemurwe buryo bwa diplomasi n'ibiganiro, ibyo kuvuga ngo muzahora mu Rwanda kandi mutabatsinda nibura ngo batsinsuke abantu bahora mu ntambara. Ibyo bintu rwose birarambiranye cyane. Ariko reka tugaruke kuri Apotre Mbayahaga. Uyu ni umurundi, ni umuapotre, ni umuvuga butumwa w'umurundi wegereye President Neva mu Burundi, akaba yigerera rero mu butegetsi. Avuga ko kuva u Rwanda rwafunga insengero Imana yaruhaye igihano gikaze ngo amahanga amaze kuruvaho kubera iyo mpamvu. Uyu Apotre Mbayahaga rero akunda gushyirwa mu majwi ko bangamira u Rwanda kandi afite ingengabitekerezo ya Parmehutu ingengabitekerezo genocide. Hanyuma Apotre akavuga ko ibyo bintu atari byo rwose habe namba, ko abamurwanya ari inyangabirama zidashaka amahoro mu karere kandi zitwaza ubwoko mu gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi no kubuteza akaduruvayo. Ibi yabivuze ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru, avuga ko rwose mu Rwanda ibyo kuvuga ngo urabona ngo Imana ibyo bayishyize ku ruhande kandi ngo Imana yiteguye kubahana yivuye inyuma. Kubahana yivuye inyuma rwose. Hagati aho muri Gande, Senateri muri Gande akomeje guteka imitwe, avuga ko Habyarimana ngo yabye ko igikombe cyuzuye, ngo bagomba kurebera sinema hanze. Yatanze urugero rwa sinema rero ko yahuye n'uwitwa Kazimiri Bizimungu muri New York, intambara itaratangira 1994, ngo abaha urugero rw'uko ngo igikombe cyuzuye, ngo hari abantu baguze amatike ya filime, ngo ariko amatike ya sare yamaze kurangira, ngo baguze, ngo barengeje, ngo bagurishije amatike barengeje umubare, ngo umubare kuba barawurengeje bagomba kutareba filime bakaguma hanze kuko binjiye muri sare byateza akavuyo. Muri Gande naramubwira ati ariko rero abo bantu bari kureba ubwo nabo bazatubwira igihe kizagera, nabo basohoke natwe turebe ko twaguze amatike cyangwa muzadusubize. Icyo muzabwira muri Gande bazamwumvira, muzamubwire muti ariko amenye ko hari n'abandi bantu bari kurebera filime hanze, by'umwihariko kubera politike y'igitugu, politike itorohera abatavugira mu butegetsi. Ibya bintu byo kuvuga ngo igihugu cyaruzuye, ubu byahindutse ngo yoboka FPR cyangwa tukwice cyangwa uhera ishyanga. Ngibyo rwose unyomoza naze muri comment atubwire. Ngayo nguko rero ibya muri Gande. Hagati aho Bizimana na Evode ntibumvikana. Minisitiri Bizimana amena ubumwe, uyiwe rwose amena n'ubumwe rwose, ntabwo bavuga ko ashyigikira ubumwe. Wapi, buri gihe ahora intera hamwe mwakoze ibi abahutu mwarishe amateka, dore abahutu mwagize gutya mwaraduhungishije 5 n'iki. Mbega ahora ahembera amakimbirane, ubwoko, intambara hagati y'abantu, amacakubiri. Nta jambo rya Bizimana riri mu bumwe rwose. Reka ko bazamuhindurira inshingano. Ubumwe bwahise ubw'imitwe gusa. Abanyarwandakazi, iyi ni No Lie Talk Show komeje kurikira, nta kinyoma, ikiganiro kikubitira ikinyoma hakubuye rwose. Nta kinyoma. Ngo Bizimana rero byavuze rero ubwo yarari muri Sena y'u Rwanda, ngo ari kuganira ngo ubushakashatsi bwa 2025 ngo bagaragaza ngo ko ubumwe n'ubwiyunge bihagaze hese bihagaze ko byapfubamye kabaye. Yewe sha nta kigenda rwose. Abanyarwandakazi, ubumwe bwaragiye bwarashize kera cyane. Ariko ikiganiro ni No Lie rwose, aho dukubitira inyuma hakubuye tukacyandagaza. Ngayo nguko ibya Bizimana. Senateri yamubwiye ko rero kumenya ibyo Abanyarwanda bavuga ku bumwe n'ubwiyunge, ndavuga Evode, bigoye kuko Abanyarwanda bavuga bakurikije, bapimye ikirere, bakurikije uri kubabaza uwo ari we. Ntabwo wavuga ibirwanya FPR kandi uri mu butegetsi. Hari umuntu cyarageze kumbwira ngo ugomba gushyigikira ubutegetsi bubi kugira ubuzima buzagusange uri buzima. Kandi urakumisha numva ariko nutavuga ni wabure ko ngikigwarisha uzavuga kuri rushago. RPF rwose uburyo y'u Rwanda biratangaje, birarasekeje, ariko uburyo yivuga ibiguye wagira ngo u Rwanda rwahindutse paradizo.
Bizimana rero akavuga ko ibyo Evode avuga atari byo ahubwo abanyarwanda bavugisha ukuri ko bahawe ubwisanzure bwahese bwo kajya yewe naho bwabuze pepe ubwisanzure reba nk'ubundi gusomera aya makuru mu Rwanda baba batoranye ibitaka byose babikubise hasi ndi gushyiraho izi komanteri mu bwisanzure bwanjye ngayo nguko tubabwire ko inama y'umushyikirano ejo izatangira hazavugirwamo ikero ni nk'ibisanzwe ni ukuvuga ubusa kuvuga ubusa bazagenda bavuge ngo urabona ngo umutekano ku buhinzi haza bivuga ngo imihigo ibintu biri aho kuvuga ikibazo gihangayikishije abanyarwanda. Ikibazo gihangayikishije abanyarwanda ubu muri 2026 perezida agomba kumenya ni igitugu cya perezida umaze imyaka 32 yose kuko kumbwira ngo Bizimungu yarayoboye ngo ibyo ntabwo tubyemera. Uwari perezida n'ubu turamuzi nubwo yafashe ubutegetsi bwose muri 2000 mu buryo bugaragarira itangazamakuru ariko uwari perezida turamuzi. Igitugu 32 ubu yumva umwana wavutse ufite imyaka 30 atekereza iki? Atekereza ko ari demokarasi? Impossible mathematique. Ibyo ni imitwe. Igitugu byakwiganirwaho uburyo u Rwanda ruzabona umuyobozi biciye mu mahoro kuko amateka agaragaza ko Kayibanda yarishwe, Habyarimana aricwa, bigeze kwa Kagame kwa Bizimungu n'ubwo yari agakingirizo niyo batishwe arafungwa ubu hari Kagame sindi kubwabo arapfa ubwo n'abandi kubera iki? Kandi byose bihinduka amaraso amenetse. None nibyo mushaka abanyarwandakazi bimenyekana turi bibiri muvuge ko igitugu kiri ku mwanya wa mbere mu bibazo bwogarirwa umushyikirano. Ndabizi nawe mwabiganiraho kubera ko ntago wabwira nari ko ari mbi yahite gutera amajanja ariko uko ni ukuri ikibazo kiri mu Rwanda cyambere na mbere ni igitugu. Icyo gituma n'imiyoborere myiza itaza guterera abantu. Ubwisanzure bwo kuvuga kuri perezida nta buhari, wagira perezida n'Imana kandi abimisura abaturage. Ivyo ni ibindi ikibazo y'igitugu kigomba kuzamo uburyo abadepite batorwa nabyo bigomba kuzamo. Ntago ari umuturage watora ngo ni ishyaka rigenda rikabanuma. Ibyo bintu byabaye ari nayo mpamvu bagenda bakicara bakabera nk'ibyotera nk'inkoko zicaye mu ntuza mu ntebe ngo ziratara amategeko yahese ko ari ubukandamiza abaturage gusa banataka ntibavuge abeza nkaba ngo ni abadepite ngo urabona ngo ajyahote ngo wati ngo this and that. Reka abanyarwandakazi bose twararigwishije aho ni mu mitegekere. Ikibazo cy'inzara ni gute ubuhinzi maze imyaka 30 mudashobora guhaza igihugu kandi muvuga ngo mufite tekinoloji y'umwereza abantu kwiga ngo za minisiteri zirahinduka ariko mukirirwa mutaka ibiza se mu maziki niba abaminisitiri b'aho abantu bagahiga nibeze ubundi ba minisitiri batahari nago minisiteri y'ubuhinzi maziki. Ubuhinzi mugomba kubwigaho mukabumenya neza mukamenya mukihaza cyane no ngo mugikoresha ubutaka mu bindi bihugu kugira abanyarwanda bahage. Birabaje ku myaka 30 ku umunyarwanda atakihaza mu biribwa agihinga niyeze ibiryo byarabuze umucero usigaye ikiro kigeze kuri biro iyo myaka 30 ngo niyo musaruro koko. Ibyo bigomba gusobanuka. Ikindi itangazamakuru ye babo we aho hari ikibazo gikaze kandi itangazamakuru ni ikimenyetso ndakuka cyerekana demokarasi cyangwa igitugu. Itangazamakuru vuze barafunga, amategeko nahinduka nirigira ministeri, urumva uvuze wese barafunga. Kandi ngo itegeko nshinga ngingo 38 ngo ivuga ko buri muntu afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kwisazura n'igiki. Abategetsi mu rwego rwo gucisha abantu baraza bakavuga ati genocide no kwivugaho, security no kwivugaho. Security abazati biki ati amakuru y'ibanga ayahese abafunga bose ko namakuru y'ibanga baba bavuze. Ibyo nabyo muganirwaho rwose ariko ubu muzajye namutubwire ngo meya ngo runaka ibintu biraho bidafite ikintu bihindura ku gihugu. Ibintu by'ububanyi n'amahanga mugomba kubiganiraho kuko ntabwo byumvikana uburyo ibihugu bingahe turi kumwe dufitanye amakimbirane. Turu East Africa twabanje muri Uganda Museveni aradufungira turazenguka tugira gutyo hataba uriya muteka mutwe ngo ni Kayine Rugaba rwose ndababwiza ukuri n'ubu tuba duseye ikibazo na Museveni kubera iki ngo imitwe yitwaje intwaro ngirashaka gukuraho Kagame. Turazengurutse ubwo iyivuyeho igeze muri Kongo ngo kubera iki ngo FDL irashaka gukuraho Kagame. Ubwo turazengurutse tugeze Burundi ngo bimeze bite ngo FDL na
FNL ni FNL harya nayo ngirashaka gukora Kagame yandi basakara my friend mwakumvikanye mwirirwa mu Rwanda umuntu abanyarwanda mu Rwanda iki mwabwiye Kagame akajya kumvikana nabo bantu mu buryo bw'amahoro bagataha kwa mahoro aruti nambara umushyikirano w'ibyo ndababwiza ukuri narakigwa bazagariraho bazagenda bavuga ubusa nkuko bisanzwe batahe n'ubundi bari kurya no guhura no gucirika gusa ngaye nguko hanyuma witwa Robert Mugabe cyangwa se Bob Mugabe nawe asiganira cyugazi uyakomeje kuvanga abantu ababwira ngo urabona ngo ikibazo cya FDLR ngo niduhisigira abantu ngo tuzagera gute mwaganiriye se abantu mwabaye muti shaka kwihagararaho buri gihe niba FPR imaze imyaka 30 itarakora FDLR uko yayinaniye cyo tuvugisha ukuri niba abananiye ni mu gihe biganira muganire nabo batahe izo ni inyungu z'abanyarwanda mwebwe ku butegetsi n'ushaka muzabusaranganye we don't care ariko mutanga amahoro ku banyarwanda n'icyugazi FDLR yafasha abanyarwanda bugwate buri gihe kigiye kuba turashaka demokarasi FDLR turashaka kwisanzura kuvuga utekereza FDLR hari ayizazana genocide turashaka kugira buri cya FDLR abanyarwanda bari under siege ya FDLR imyaka 30 mukiye muri kibazo cya FDLR kandi niba kibaraniye muganire mu bacyure ibyo bintu byo gurirwa mubwira abanyarwanda ngo hano hakurya ngibiki turabambiranye niyo butegetsi bwa FPR bunini gukora FDLR rwose nimwibwirize mu Cezere haza abandi bagiye gukora FDLR bayikoraho muri diplomasi bayikoraho bakoresha intambara basi bakarwana bwa nyuma bagira gute ariko turambiwe FDLR turambiwe FDLR banyarwandakazi uyu rero Robert Mugabe ngo umusenguzi ngo wigenga wahese ni mashini ya propaganda FPR niyemerewe kujya ku murongo utavuga rumwe na FPR udasingiza politiki ya FPR ariko nawe sinamurenganya kuko iyo uvuze nari hari era gutera amashanja ndakaburangiye uko ndamwumva rero Mugabe si umuswa azi kubara ikirere nk'abandi banyarwanda bose ariko uzibeshya ngo Mugabe ngavuga ukuri bari kwibeshya cyane Mugabe ndabuze no muri bero bisanzura ariko rimwe ngajya agateramo akavuga ati rero abanyarwandakazi ririya tegeko nshinga ryemerewe ntabwo ryagomba guhinduka ngo perezida iyi politiki abanyarwandakazi mu kiganiro no lie no filter talk show zatubabwira ibyo utakumva handi hantu nk'izana nise ntago wazikura mu Rwanda reka kwa bapfuye kera ntabwo wakubona cyane FDL bishaka ibitaka babiterura cyane ahubwo nawe nuko baje kumukura hano bakagenda ari watwaye ibyo bitaka ntibabibone byo guterura kuko ari bamwitwariye naho ubundi niyoboka cyangwa tukwice iyo niyo soroga FPR ndakabaroga yoboka cyangwa tukwice ubwo ni nawe yahindutse bya bintu ngo igihugu cyaruzuye niwe igihugu ntabwo cyuzuye ku muntu wayobotse ariko ku muntu utarayobotse FPR utavuga rumwe nayo rwose cyaruzuye abanyarwandakazi ibyo mugene bibwire muri Gande Senateri nawe ndabuze ni umuhanga akunda gushyira mu gaciro ariko iyo nawe bigeze ahareba intare aravuga ati ndavuga nsiga iri jaja ntabwo ryandya ngayo nguko rero reka mbashimire rero kuba mugiye gukora subscribe share na like niba ushaka ubusenguzi bwa politike buri no filter no lie na kinyoma muri politike y'u Rwanda n'iy'akarere vayo hano kuri no lie talk show ubundi usubscribing ubundi tukubitira ikinyoma kubuye tucyamagare kandi Bibiliya ivuga neza gutya ngo muzamenye ukuri niko kuzaba batora ukuri ni ukwe rero ukuri ni uko ibyo bababwira ngo agaho umuco wako undi wako barabashuka universal human right ni imwe abantu bose bashaka kwigenga abantu bose bashaka gukira no kumera neza abantu bose bashaka ukunda politike kuyivugaho ushaka kwiyamaza akiyamaza abantu bose bashaka freedom kandi freedom universal ntabwo ushaka gushimuta umuntu ngo mwice kuko yavuze umucira ubutabera butabaho umufunge uko akunda politike cyangwa yivuga urumva umwibiri ibintu umunyage ubutaka n'umuhingura bikwiriye ngo nagize umbwire ngo ibi ni amategeko ngo yagaho runaka nikirwa se
universal human right ni imwe, banyarwandakazi. Nta tegeko nshinga ryize ryandikwa rigendeye ku gahugu umuco wako n'undi wako, bigendera kuri universal human right. Urumva principles, amahame, ibyo ntibakajya babesha. Ariko iyo abategetsi bashaka kukwiba no kukurya, bagutekera imitwe ngo iki gihugu ngo ahantu cyavuye rwose ngo harakaze, bari nayo bavuye batagomba kugendera ku bintu abazungu bazanye. Abazungu barirwa baganira, baha amafaranga, bakaba yarya, bakamera neza, kagena mu modoka meza, amaguzo meza bakagura, ariko byagera ku kintu cy'uburenganzira abo bazungu bigisha batereka. Ibyo rero ni arabwe turabizi byose. Ngaho umunsi mwiza kuri mwese. Share, subscribe na like, ubundi tujye dukubitira icyuma kuwi hamwe. Bye bye.